Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kuganira ukuntu gukora siporo birinda kurwara indwara zitandukanye. Abantu benshi bumva siporo nk'igikorwa kigenewe abakiri bato, abakinnyi b'umupira cyangwa abashaka gukira imitsi gusa. Ariko mu by'ukuri siporo ni umuti karemano buri wese ashobora gukoresha, yaba umwana, umusaza, umugabo cyangwa umugore. Mu buzima bwa none abantu benshi bamara igihe kinini bicaye, ubundi kugenda kwabo bagakoresha ibinyabiziga kenshi aho kugenda n'amaguru, bakarya ibiribwa bidafasha umubiri uko bikwiriye, bigatuma indwara zitandukanye zigenda ziyongera umunsi ku munsi. Icyo benshi batamenya ni uko hari indwara nyinshi ziterwa n'imibereho mibi bibwira ko ariyo myiza, kandi zimwe muri zo zishobora kwirindwa byoroshye binyuze mu gukunda gukora siporo buri gihe. Ni muri urwo rwego tugiye kurebera hamwe indwara 8 umuntu ukunda gukora siporo adashobora kurwara, maze dusobanukirwe uko siporo ikora nk'ingabo y'umubiri, irinda umutima, ubwonko n'izindi ngingo. Ibi ntitugiye kubivuga nk'ibintu biri aho gusa, ahubwo ni ibintu byagaragajwe n'ubumenyi, ubushakashatsi ndetse n'ubunararibonye bwa buri munsi. Intego y'iki kiganiro si ugutuma twumva gusa, ahubwo ni ukudufasha kwisuzuma, twibaza tuti ese siporo nyifata nk'ingenzi mu buzima bwanjye? Reka tuze gusoza kino kiganiro buri wese afite igitekerezo gishya n'icyemezo gishya cyamufasha gutangira siporo cyangwa gukomeza gukora siporo niba asanzwe ayikora, kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza n'ejo heza. Njye tugiye kubana muri kino kiganiro nitwa Miriam. Naho mu kanya. Siporo ntabwo ari ugukora gusa ngo ube mwiza cyangwa uteze imbere imbaraga, ahubwo ni igikorwa gikomeye mu kurinda indwara no kugira ubuzima bwiza bw'umubiri n'ubw'umutima. Reka turebere hamwe indwara 8 z'ingenzi utarwara kubera gukora siporo n'uburyo bigenda mu mubiri. Indwara ya mbere ni diyabete. Diyabete ni indwara ibaho mu gihe igipimo cy'isukari mu maraso kitarimo kugenzurwa neza. Iyo ukora siporo rero ifasha mu gukoresha isukari mu maraso nka energy, bigafasha kugabanya igipimo cy'isukari kiri hejuru. Kwiruka, koga, gukora imyitozo yo guterura ibintu cyangwa kugenda n'amaguru bifasha umubiri gukoresha insuline neza. Abantu bakora siporo kenshi bafite amahirwe menshi yo kutarwara diyabete yo mu bwoko bwa 2. Indwara ya kabiri utarwara mu gihe ukora siporo kenshi ni indwara y'umutima. Indwara y'umutima ni imwe mu ndwara zifata abantu benshi ku isi. Uko siporo ishobora kugufasha kutarwara umutima. Siporo ituma habaho kongera imikorere y'umutima, igatuma amaraso atembera neza mu mitsi, umutima ukongera ubushobozi bwo gukoresha ogisijene, bityo bigatuma umutima udahura n'igitutu cy'akazi kadasanzwe cyawutera kurwara. Ariko umuntu usanzwe arwaye umutima aba agomba kugisha inama umuganga, akabwirwa siporo yemerewe gukora iyo ari yo. Indwara ya 3 ni umubyibuho ukabije cyangwa se obesity. Umubyibuho ukabije ni ikibazo gishobora guteza ibindi bibazo mu mubiri. Iyo ukora siporo cyane rero ukoresha kalori nyinshi, bigafasha kugabanya ibinure bidakenewe mu mubiri. Icyo bigusaba ngo wirinde obesity cyangwa se umubyibuho ukabije neza ni ugukora siporo ariko ikomatanyije n'indyo iboneye, bigatuma umubiri ukora neza. Umuntu ukora siporo kenshi ashobora kugumana ibiro bimukwiriye, bityo akirinda kugira indwara y'umubyibuho ukabije n'indwara ziwukomokaho. Indwara ya 4 utarwara ukora siporo ni indwara y'imitsi. Indwara y'imitsi n'imyakura ifata abantu benshi bakuze kubera amagufa n'imikaya bitakaza imbaraga. Iyo ukunda gukora siporo rero amagufa arakomera kandi bikayarinda kwangirika. Ikindi kandi siporo ituma imikaya ikomera, maze bigafasha kugabanya ububabare bwo mu ngingo. Ibi birinda ibyago byo kuvunika amagufa, bigakumira kubyimba kw'imitsi,
ndetse wazagera mu zabukuru ntuzahure n'ibibazo bikomeye by'uburwayi bw'imitsi. Indwara ya gatanu utarwara mu gihe ukunda gukora siporo ni agahinda gakabije n'umunaniro ukabije. Imitekerereze n'umutima bigira uruhare runini ku buzima bwa buri munsi. Iyo ukunda gukora siporo, umubiri urekura umusemburo w'ibyishimo ugabanya umunaniro n'agahinda. Nko kugenda n'amaguru, koga, kwiruka cyangwa n'izindi siporo zidakanganye bifasha guhumeka neza kandi bikarwanya stress. Umuntu ukora siporo kenshi aba afite umutima utekanye, bikamuhereza inyungu yo kurwanya depression n'umunaniro ukabije. Indwara ya gatandatu utarwara ukunda gukora siporo ni indwara y'umuvuduko w'amaraso. Iyo umuvuduko w'amaraso uri hejuru ushobora guteza ibindi bibazo byinshi. Iyo ukunda gukora siporo rero bifasha amaraso gutembera neza, bigatuma utarwara umuvuduko w'amaraso, maze waba usanzwe uwurwara ukagabanuka, ariko icyo gihe bisaba gukora siporo uhaweho inama na muganga. Siporo ikorwa buri munsi igira ingaruka nziza ku mitsi no ku mutima, bikagabanya ibyago byo kurwara umutima na stroke. Nubwo siporo ifasha, umuntu ufite umuvuduko ukabije w'amaraso akwiye kugisha inama kwa muganga mbere yo gukora imyitozo ikomeye. Naho indwara ya munani utarwara iyo ukunda gukora siporo ni kanseri. Nubwo siporo idakiza kanseri, ariko ishobora kugabanya ibyago byo kuyirwara kubera ko imyitozo igabanya ibiro, bigafasha kugabanya ibyago bya kanseri y'inda, amabere n'ibindi bice by'umubiri. Siporo ifasha abayikora kongera ubudahangarwa bw'umubiri, igafasha kurinda ko selile zakwangirika maze ntibarware kanseri. Nk'uko tumaze kubivugaho rero, gukora siporo kenshi bifasha kugabanya stress, aricyo kintu cyongera ibyago byo kurwara kanseri. Ni byiza ko buri muntu yihitiramo siporo imworoheye, akayikora buri gihe niyo byaba iminota mikeya ku munsi. Kugira isuku, kurya indyo yuzuye, kunywa amazi ahagije no kuruhuka bihagije nabyo bigomba kujyana na siporo kugira ngo umererwe neza. Ibyo byose bifatanije bituma tugira ubuzima burambye, tugakora neza kandi tukabaho twishimye. Icyo nagarukaho dusoza ni uko siporo atari ugukina gusa cyangwa kwinezeza, ahubwo ni inkingi ikomeye y'ubuzima bwiza. Umuntu ukunda gukora siporo ahora afite umubiri ukomeye, umutima utekanye n'ubwonko bukora neza, bigatuma atajya yibasirwa n'indwara nyinshi twavuze haruguru. Siporo ifasha umubiri kwirwanaho, ikagabanya umunaniro n'ihungabana kandi ikongera icyizere n'ibyishimo by'ubuzima. Ndagushishikariza gukunda gukora siporo utarebeye ku myaka ufite, uwo uriwe, ingano yawe cyangwa se imyumvire, kuko uko indwara zitarobanura n'ubuzima bwiza ntiburobanura, buri wese mu cyiciro cye agenewe kugira ubuzima buzira umuze. Nkaba nkwibutsa ko ubuzima bufite imbaraga ari bwo soko y'iterambere ry'umuntu. Nkwifurije kugira ubuzima bwiza. Ndagushimiye. Mugire amahoro, naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.